ruhehereye. Gusa umukiriya ashobora kuyisiga akabona ameze nk'utisize, cyangwa yamara kuzikoresha uruhu rugahita rwuma ako kanya. Impamvu ni uko zikurura amazi ziyakura mu mwuka cyangwa zikayakura mo imbere mu ruhu. Noneho iyo turi mu gihe cy'ubukonje zishobora kuyakurura mu ruhu bigatuma tugira body dehydration. Niyo mpamvu ushobora kubona ziri kumisha uruhu. Byombi bitera uruhu kumva uruhu rwegeranye cyane, nka kumwe iyo wisize isabune n'uyikarabe ukuntu uba wiyumva. Rimwe na rimwe ruraryana ukumva wakwishima. Hari igihe ruba rufite n'umwera ku buryo amavuta kugufata biba ari akazi katoroshye. Mbese ukajya wisiga ukabona uruhu ruracyakomeye nk'urukwe, kuko ntabwo zo zitanga hydration. Moisturizer nziza rero nikora combination ya ziriya types zose eshatu tumaze kubona. Niyawe niba inzobe ariko ushaka ko ugira inzobe nziza idafite ibiheri, aka niko kawe. Uri igikara na none ushaka igikara cyiza ariko gisamo shokora, aka ngaka niko kawe. Niba nanone waratangiye kuzana wrinkles, fine lines, mbese ku ruhu rw'umuntu mukuru, iyi creme niyo yawe. Wayikoresha ku manywa, wayikoresha nijoro, wayikoresha anytime, waba unatwite, waba warabyaye, iyi creme ni iya. Murakaza neza mu ishuri. Uyu munsi tugiye kwiga skin hydration na skin moisturization, turebe aho bitandukanira. Hydration bivuze ingano y'amazi ari mu ruhu rwacu, naho moisturization ni product cyangwa ni amavuta wisize aragenda kubaka urukuta kugira ngo uruhu rwacu rudatakaza y'amazi. Iyo tuvuze ko uruhu ruri hydrated tuba tuvuga ko urwo ruhu rufite amazi ahagije. Nayo tuvuze ngo iyi product itanga hydration, tuba tuvuga ko iyo product ifite ubushobozi bwo kongera uruhu amazi ikoresheje wenda za humectant zigiye zitandukanye nka hyaluronic acid. Za humectant nizo zifasha kuba zakurura umwuka zikawuzana ku ruhu rwacu, cyangwa zigakura amazi muri dermis zikayazana ku ruhu rwacu rwo hejuru, bikaba impamvu yuko tudatakaza amazi. Naho moisturization yo aba ari ibinure bifasha kubaka urukuta ku ruhu rwacu ku buryo birufasha kutaba dry cyane, kutazana umwera, kandi bigatuma n'amazi uruhu rusanganywe y'amazi ruragenda rukayabika. Reba isomo ryabanje, kuko nuhita ureba iki kiganiro cya kabiri ushobora kudasobanukirwa isomo rya mbere, n'ibi ngibi turi kuvuga ushobora kutabyumva. Isomo ryabanje riraguha base yo kumva ibi ngibi tugiye kuvuga uyu munsi. Reka noneho turebe itandukaniro riri hagati ya dry skin na dehydrated skin. Uruhu rwumye hamwe n'uruhu ruri dehydrated rufite amazi make cyangwa amazi hafi ya nayo, byombi bitera uruhu kumva uruhu rwegeranye cyane, nka kumwe iyo wisize isabune n'uyikarabe ukuntu uba wiyumva. Rimwe na rimwe ruraryana ukumva wakwishima. Hari igihe ruba rufite n'umwera ku buryo amavuta kugufata biba ari akazi katoroshye. Dry skin ni skin type igira NMF nkeya zifite ubushobozi bwo kubaka urukuta. Kubera ko ibinure biba ari bike bituma uruhu rwuma vuba. Kwita kuri skin type ukwiye kubanda kuri za NMF twabonye, kandi ukaruha na humectant nka hyaluronic acid kugira ngo uruhu rwawe rugire amazi. Dehydrated skin yo ni condition, mbese ni uburwayi bushobora kwataka skin type iyo ari yo yose. Ushobora guterwa no gukoresha amavuta akaze nk'amavuta atukuza, ashobora kubitera. Amazi ashyushye cyane. Kuri dehydrated skin amazi aba ari make ariko ibinure byo bishobora kuba bikiri byose. Kwita kuri iyi condition ukenera za humectant, mbese ukenera ibintu bigufasha kongera amazi mu ruhu no kuyabika no mu kuyakurura. Igihe cyose uruhu rwo hejuru rwangiritse kubera amavuta akaze bizatuma uruhu rwuma cyane. Uruhu ruzaba rukeneye moisturization na hydration icyarimwe kugira ngo byongere skin barrier yacu imbaraga, mbese isubire kuri gahunda. Reka turebe active ingredient zikwiye kuba muri moisturizer. Ubundi product yose ikora moisturization ikwiye kuba itanga ino mimaro itatu. Functional ingredient iba irimo ceramide na niacinamide. Zishobora kuba ari ingredient zongera hydration, zongera NMF, zikora repair,
zinafasha no mu gutuma uruhu rudatakaza amazi. Indi kategori iba ikwiye kuba irimo ni ukongera amazi arizo za humectant. Zishobora kuyakura either mu mwuka cyangwa zikayakura muri dermis, bigatuma uruhu rwacu ruhora ruhehereye. Gusa umukiriya ashobora kuyisiga akabona ameze nk'utisize, cyangwa yamara kuzikoresha uruhu rugahita rwuma ako kanya. Impamvu ni uko zikurura amazi ziyakura mu mwuka cyangwa zikayakura mu imbere mu ruhu. Noneho iyo turi mu gihe cy'ubukonje zishobora kuyakurura mu ruhu, bigatuma tugira body dehydration. Niyo mpamvu ushobora kubona ziri kumisha uruhu. Gusa ku muntu ufite hydration ihagije iki kibazo ntabwo akunda kukigira. Humectant zirimo glycerine, glycerol, panthenol, sorbitol, ubuki, aloe vera, za NMF twabonye, hyaluronic acid, snail n'izindi. Indi kategori moisturizer ikwiye kuba irimo ni occlusive. Izi zibika ya moisture n'amazi tuba dusanganye, zifasha mu gutuma amazi ataducika, zirwanya na tewiri, gusa ziba ziri heavy kandi urazisiga kumva ziramatira. Ni byiza kuzisiga nyuma yo kwisiga ibindi byose wisiga ku mubiri. Izo occlusive ni nka avocado oil, coconut, hazelnut oil, olive oil, ama body oil yose, bikotore, ama body butter, silicone na dimethicone n'andi mavuta yose ari heavy, niyo arinda uruhu kuzana umwera. Rimwe na rimwe brand runaka zishobora gukoresha occlusive nke muri product zayo, urugero nko mu body butter cyangwa ama body cream. Ikibazo rero cya occlusive, iyo uzikoresheje zonyine zishobora kudaha uruhu rwawe hydration cyangwa ngo zitume uruhu rwabona rufite moisture ihagije, mbese ukajya wisiga ukabona uruhu ruracyakomeye nk'urukwe, kuko ntabwo zo zitanga hydration. Moisturizer nziza rero nikora combination ya ziriya types zose eshatu tumaze kubona. Reka noneho turebe oil skin type ikenera izihe moisturizer za oil skin type zigomba kuba zujuje ibiki. Cyose urimo urahitamo skin care runaka, jya ubanza umenye skin type yawe, unamenye condition uruhu rwawe rufite. Wibaza ati se uruhu rwanjye rufite ikihe kibazo, ni izihe ingredient ndi bukoresha. Uri umucuruzi mbere yo guha moisturizer umukiriya wawe ufite oil skin type, banza umubaze niba adakoresha amavuta akaze, umubaze niba atari gukoresha ama exfoliation product, cyangwa umubaze niba adakoresha product zivura ibihe, kuko ibi byose bishobora kuba impamvu yuko uruhu rwiwe rushobora kuma cyane. Oil skin type zirimo amoko abiri. Hari oil skin type ikunda kuma mbese iri dehydrated kandi iri na sensitive. Iyi oil skin ikenera hydration. Type ya kabiri ni normal to oil skin. Iyi skin type iba itarangirika, idakoresha heavy product kandi idakunda kurwaragurika. Iyi skin type ikenera product ziri mattifying, zimufasha kugabanya ikorwa ry'amavuta, zimurinda ibiheri, mbese zimwe wisiga ukagira ngo ntago wisize, urugero nka chocolate glow butter. Ikindi akenera ni hydration. Reka noneho turebe kuri dry skin type. Dry skin type nayo irimo amoko abiri, irimo normal to dry, hakaba na dry ishobora kurwara eczema. Skin type zombi zikenera functional moisturizer hamwe na occlusive moisturizer. Naho kuri eczema uzakenera product itarimo ibihumuza, itarongerewemo amabara menshi kandi iri na anti-inflammatory. Wakoze cyane kwitabira isomo ry'uyu munsi, reka tuzahure ubutaha mu kindi cyumweru. Wibuke kudukurikira kugira ngo ibiganiro n'ibi bitazajya bigucika.